Ano ariko ngo harimo ibihangano ngo igihangano cya cibi n'igihangano cyabaye ahubwo nakubonye ukibyinnye ngezwe bakibwirije da mugire vuba muri diplomasi hano ibintu ese uko bibundi iyo ndirimbo ntayazi tuvuge ko taratambuka bari kwicura inshaka kuba nzi ko ari ariko ntaramenya ngo ni iyihe indirimbo yitwa ngo aragitosa kumurega kuri RIB reka dukomeze inkuru zacu ikibazo cya mituweli kirahari se yego uko ureba iyi taburo niko ibiciro ubundi bigenwe ariko ikintu kirimo gitangaje nuko systeme iyo ntabwo yazanye ibi biciro systeme abantu bose rabaha 20,000 muri muntu se ubundi 20,000 byishyura umukire wa mbere mu Rwanda dufite no kugeza ku wundi muntu ugereranyije ariko leta yashyizeho programme nzima ariko abo yahaye akazi bananiwe kutubwira ikizaba ni musohoke muvuge ngewe mbona ni icyo abaturage bakora ntababeshye iki kigo cyitwa RSSB ntabwo kizi gusobanura abaturarwanda ibi ninde ushinzwe abaturage ni Minaroke nibyo Minaroke rero Minaroke na Minisante niba Minaroke ndafite aya makuru ahubwo itayafite nabo badafitahagije itayigirite mu kiganiro ko bari kumwe ubu ngubu nibigera mu kwezi kwa gatandatu bagitifu murahagarara ku isoko mugurisha uduhene tw'abantu ahubwo ministeri y'umuryango nihangane n'iki kibazo nabonye kivugwa ko za gatanya ngo zongeye kutumbagira gatanya zo bijya guhangana na gatanya nibahagarika barongora umuntu ajya akora ikizami cy'uko agiye gushaka Ministeri y'umuryango nabanyane n'ubundi butumwa buyireba ubundi mwebwe mufite abagore n'abafite abagabo ni mwatubwiye ubundi se kuki babana ngewe na Shadadi ya Feri nitwayivanga ariko hari ikintu nyamvuga hari abagabo bamwe bubatse batajya batubera urugero rwiza gute se urugero reka dukomeze inkuru zacu ikibazo cya mituweli tutarazana inkuru yuzuye kirahari se yego abantu batangiye kugira amajwi inzego za leta murasabwa gusobanura abantu kandi uko mutinda niko tuzagira ibyago byo kwivuza mu kwezi kwa karindwi kuko ubundi turi mu matariki guhera mu kwezi kwa kabiri ubundi mu kwa mbere umuturage mwiza abatangiye kugenda yishyura ibyiciro by'amafaranga kuko urumva niba umuryango ufite abantu 10 ntabwo yaterura rimwe amafaranga umuhinzi ntabwo bibaho umworozi keretse ndo umucuruzi nawe iyo yakuye muri business arahomba rero icyo bisaba niki birasaba ko musohoka mukatumenyesha ibiciro biri official noneho ngira ngo warabibonye ko byari twavugaga byari byo barabyanditse ariko ikibazo gihari systeme abantu bose rabaha 20,000 muri muntu se iramuha 20,000 jya muri systeme ndajya bonte wowe ufite andika akanyenyeri 909 urwego yesi urebe biraze aho ngaho se ko bahita bambwira ko umwaka wa mituweli ngo uhita ujya mu mwaka ukurikiyeho umwaka ukurikiyeho nta wuza aho ngewe oya urimo uraza ubwo ntiwishyuye mituweli rero y'uyu mwaka yihese mbikwereke se ngira rero urajyaho ahubwo se aho ngaho banyura urajyaho ubanza ari akanyenyeri nabyo byose birakura akanyenyeri aho banyura naho batanyura abaturage ndenda barahazi kugaraza kuhashaka ikibazo kiri hano urumva ubumese dufite twe nka mama Rwagasabo amanywa nijoro abaturage rakubwira ati yewe mfite umuryango wanjye ndi umukobwa ndi umukiri n'ahantu mpembwa 60,000 mbana n'umwana wanjye mu nzu ndakodesha ntise muri systeme imibereho ufitemo iki ati ndimo ariko nta kintu na kimwe nanditse ntunze mvuga ko nkodesha nkavuga akazi nkora
ati none banshyizeho 20,000 ni ukuvuga ngo njye n'umwana biraza kuba 40,000. kandi wakumva imibereho y'uwo muntu ukurikije nuko babaze bya biciro ugasanga ntibishoboka. Yego. Rero ishobora kuba system irimo kuvuga ibinyuranyije n'iby'amategeko yateganije. Yego. Rero abayobozi nimujye muri system, icya kabiri nimusohoke muvuge. Ubu ngubu nibigera mu kwezi kwa gatandatu bagitifu murahagarara ku isoko mugurisha uduhene tw'abantu, intama nyine tuzijyana, abanyerondo, daso, ibintu bicike mu gihugu, dutangira kuvuga inkuru z'ihene n'inka, tuvuge uwo bateruye bagakubita, umugabo utaraye mu rugo batorotse mituweli, dutangire tuvuge. Yego. Kandi hari igihe cy'uko abayobozi rwose mufite umwanya mwiza wo gusobanura mugashyira no mu byiciro. Dore uyu munsi turi mu kwa gatatu, uwa bitatu akishyura, uwa bitanu akishyura, uwa munani akishyura, ubundi 20,000 byishyura umukire wa mbere mu Rwanda dufite no kugeza ku wundi muntu ugereranyije. Katuvuga ngo umuherwe wo mu Rwanda na Scovia twishyura 20 20,000. Abandi bantu bari mu buzima busanzwe bari mu 8,000 bitanu noneho byaza muri 4 bitatu bya bindi leta kwishyura 1,000 bikaba bije muri ba baturage bandi basanzwe bafite ubuzima, wavuga ngo bahanganye no kubona ikijya mu nkono, n'abana bakajya kwiga ariko bakibuka n'ubuzima, nta mafaranga yandi bagira. Nabonye umuyobozi wa RSSB Rujyamashuri arimo avuga ati ntimuhangayike, 70% by'abanyarwanda bazishyura hagati y'ibihumbi 5 usubiza hasi. Ngo ni hagati ya 4 na 5. Hafa. Ariko nyiri ikibazo kitakigaragara aho ngaho muri systeme k'abantu bajyamo bose bakabona 20,000. Urumva bwa mbere bitangira umuntu wabirekuye. Niyo mpamvu nakubwiraga cyagiye ukambwira amakuru ngo barayabona gutya muri ubu buryo ngo nyine urumva bwa mbere umuntu warekuye ibintu RSSB n'abandi bataratangaza. Werekuye systeme hazamo 20,000. Abaturage barabibona nibwo batakaga bose. Byaje kuba bibi rero, harimo ikibazo cy'amakuru. Kuko uko ureba iyi taburo yishyireho hariya kuri screen, uko ureba iyi taburo niko ibiciro ubundi bigenwe. Yego. Sibyo? Ariko ikintu kirimo gitangaje nuko systeme iyo ntabwo yazanye ibi biciro. Umuturage ugezemo impamvu wumva abaturage bose barira. Bose ugiyemo ngo arabona 20,000. Amayenga. Ibintu se ko numva. Kandi ubwo uko mutinda kubishyira muri systeme ngo abaturage bishyure. Umunsi wa kabiri uragiye uko kwezi. Ubwo abantu ni batangira gushaka kwishyura mu kwezi kwa gatanu. Ntabwo umuntu mu kwa karindwi ntabwo byapfa kwemera. Nubwo hari akantu keza bashyizemo bakavuga ngo ugeze kuri 70% hari amezi runaka bamwemerera, 1/2 cy'umwaka kuba yivuza nkaho yishyuye yose 70% y'umuryango wose. Noneho byagera hagati nanone bakatangira bakavuga batoya ishyura n'ayasigaye mu rwego rwo kugira ngo abantu boroherezwe kujya bagenda bishyura. Ngira ngo usanze ari byo twa turi guheraho mu bijyanye n'ubutumwa bugufi, tuvuga tuti ubu ngubu ikintu cyakabaye kivugwa mu nteko z'abaturage ni mituweli. Hari amakuru abaturage bafite atari meza kuri mituweli, hanyuma hari n'ibyo ubuyobozi bwazanye byiza ntabwo ari meza, bafite ihuha ahubwo nyine nta igihuha cy'amakuru atari meza baba bafite k'icyatsi. Sibyo? Menya amwe mu mavugurura kuri mituweli. Serivisi z'ubuvuzi zikurikira zongera ku bwishingizi bwa mituweli. Abaturage ntabyo bazi nyine, nibabisobanurirwe bamenye ngo kwishyura ubwo bwisungane mu kwivuza hari serivisi utahabwaga mbere kubera ko wari warishyuye kuri cya giciro. None ubu ngubu impamvu wenda serivisi zijyanye n'ubwisungane zazamuwe, hari ibyiciro by'ubuzima byongewemo bijyanye n'amafaranga nanone nawe uzatanga. Ukavuga izo za kanseri, kubagura umutwe n'igufa, kubagura utirigongo, kuyungurura amaraso, ibyo byose nibyongewe kuri serivisi mituweli yatangaga. Sibyo? Noneho babwira uti gusimburizwa impyiko ntabwo bizaba ngombwa kujya kwivuriza mu Buhinde cyangwa na Faisal kubera ko ufite mituweli. Ntabwo byari gukunda, ariko ushobora kubwira umuturage uti okay, 20,000 byanjye, 8,000 byawe, 4,000 byuriya, 5 byuriya bishobora kuza bikaba ubwisungane mu kwivuza, ya mpyiko bakaba bayigusimburiza mu Rwanda ukishyura amafaranga make ugereje nayo watanga. Ubara mituweli nta n'ahantu bihuriye. Noneho umuturage ko niba ari abaturage nzi bumva n'abanyarwanda iwo abasobanuriye abanyarwanda turumva basobanura bereka ibyiza, ariko birasaba ko abantu bava kuri za X
nayo ni moyen de communication. Reka nkubwize ukuri, ubutumwa bwaciye kuri Twitter ni ubuhamagara ba Scovia na Shadade. Yego. Kandi nuza kureba abo bantu turi kuri Twitter nka 60% ntidukoresha mituweli cyane, abenshi, ariko turaganira ku makuru ya mituweli. Yego. Rero aba bayobozi ni mureba aho abaturage bari. Ni umunsi w'isoko. Yego. Ni kuri radio, ni kuri televiziyo, n'ahandi hantu mushobora kwandika uburyo busobanutse. Yego. Ni ibipapuro mwamanitse ku mirenge, ni mu nteko z'abaturage kugira ngo wabyumvise abyumve, ariko ibyo byose kugira ngo munabisobanure ni mujye no muri systeme mushyiremo ibyanyabyo. Ni ukuvuga ngo leta yubatse ibintu bizima, ariko abantu yahaye akazi ntibarimo kuvuga ibintu bizima. Nicyo kibazo gihari. Nk'izi serivisi zongewemo, umenye imyaka abanyarwanda birirwa babandi bose mwabonye birirwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo nimudufashe baziraga iki cyane rwose? Kuko umuntu ufite mituweli akaba babasha kumusimburiza impyiko, agurisha ihene ye bakayisimbura impyiko cyane. Umuntu ufite mituweli sosiyale w'umurenge mu 100,000 umuntu akavurwa kanseri kubera ko byongewemo, mu gihe mu myaka yashize byari ikibazo. Ariko leta yashyizeho porogaramu nzima, ariko abo yahaye akazi bananiwe kutubwira ikizaba. Ngewe mbona n'icyo abaturage cyokora ntababeshye iki kigo cyitwa RSSB ntabwo kizi gusobanurira abaturarwanda ibi. Ntabwo RSSB ari kwiye kuza gusobanura ibi. RSSB niyo turi buhimba. Arasobanura nde? Iyo misanzu tuyihatse ku kitavuga iyi misanzu izakora ibi. Uyibyo izakora ngibiriya kandi RSSB yamaze kwandika imibare y'amafaranga, yamaze kwandika ibizaba. Ninde ushinzwe abaturage? Ni Minaroke. Nibyo Minaroke rero, Minaroke na Minisante niba Minaroke idafite aya makuru ahubwo itayafite nabo badafite ahagije, itayigirite mu kiganiro ko bari kumwe. kera hajyaga hanasohoka bene ibi, hakaba mini cabinet nibura kuri RBA, abayobozi bose bakavuga. Nese undi ko nyamona Minaroke ivugaga kibundi kuko babyemera batabyemera. Minaroke niyo izagarukwaho n'ibibazo by'abaturage, kuko gitifu akagari n'uzajya gutangira abaturage bari kujya mu isoko, niwe uzajya gutangira umuturage ujyaniye inkoko ye ku isoko kugira ngo oya ibibazo byose bizagaruka kuri Minaroke. Minaroke nonaha niba bisaba budget ifite uko yagakoranye na RSSB bakabwira abaturage kirimo kuba. Simbi babwiye. Yego. Guhera mu kwezi kwa gatandatu tuzatangira gukora inkuru z'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari n'abamutwara sibo n'abanyerondo n'abadaso barimo kurwana n'abaturage ku isoko. Hari umugabo wakubise umunyerondo yarwaniye na nyiri ihene ye, bahagarikiye baturayigurisha ati sinyigurisha intambara irota. Wari batangiye bavuga bati barimo barafata abaturage ku ngufu bagurisha mituweli. Abaturage bashaka kugura mituweli ariko ntibababwiye aho bayigura. Bariya bazishyurirwa na leta bakwiye kuba bazwi bari ku ruhande. Abazishyura 3 leta ikabongeraho 1,000 nabo biyizi. Abazishyura 5 nabo babizi ko ari 5 bagomba kwishyura babireba. Abo ku buryo umuntu wese ugezemo nyine nandika amazina y'umuryango nsanga Scovia ndi bwishyura 20, Karora ari bwishyura 8, Shadada ari bwishyura 5, Romi wasabwa 3 yumbire tikimutangira. Hari n'undi ugeramo agasanga bamushyize mu itsinda ryazishyurirwa na leta. Niyo mpamvu muzana kanuze kambe na leta, ariko iyi mibare abantu bari kuzana ngo yakangaye kwijana y'aba bantu irimo irava he? Waroduhitanye ngo murabimbwira imibare wagiye kugena ibingibi. Imibare warayifite, arayifite icyo bita database arayifite. RSSB ifatanyije nabo bafatanyije na Minaroke na Minisante bo imibare barayifite. Ikenewe abagomba kugura za mituweli, ibyo bazivuza n'amavuro bazivurizaho n'imiti, sibyo? Ibyo byo birahari. Ahubwo muri systeme twebwe abaturage tubona ngo twishyure duciye mu irembo, harimo ibintu bibiri. Irembo bayihaye ntuza inanirwa gushyiramo imibare ngo tubashe kwishyura. Niba abaturage rero murimo kubakereza kwishyura, ntimuzaze kubagurishiriza ihene. Kandi uzaza kwa muganga kwivuza muzamuvure ko ntiyananiwe kwishyura, mwananiwe kumwereka icyo yishyura. Cyangwa se barimo barashyiraho igitutu
ngo babishyize muri systeme veni ngo ba bantu batazi kujya impaka batangire bishyure batangire bishyure bazabihindure twishyuye mwamutwibye. Ndizera ko ari systeme barekuye baba bayakenyereyeho bakoremo ka adjustment babirebe neza ubundi badufashe babidukemurire. Siko bimenye niba uzishyura 20 tube tubize kari 20 Karori 8 Romeo utangire uyahige. Ubu twakabaye twatangiye kubona Minaroke urumva Ministeri y'umuryango bagafatanya kuko umuryango nyarwanda none Ministeri y'umuryango yawiyiza kuki muyisiga utesha umutwe. Ministeri y'umuryango yereke uyu munsi hakonje iraryamye hanyuma ku munsi Ministeri y'umuryango iri kwitegura umunsi mpuzamahanga w'umugore tuzaba twambaye urugori urumva twasesekaye ibiturage ahubwo iyo Ministeri y'umuryango nihangane n'iki kibazo nabonye kivuga ko za Gatanya ngo zongeye kutumbagira Gatanya zo bijya guhangana na Gatanya nibajye bahagararira abantu bagiye nibahagarika barongora umuntu ajya akora ikizami cy'uko agiye gushaka ni urabuza Romeo kurongora yego rwose bamukubite modili. Nigute wabuza Romeo kurongora nigute wabuza Romeo kurongora oya ntabwo yamukumubuza mbere yo kurongora babanza bakora ibizamini mbere yo gushaka babanza bakora ibizamini oya ibizamini ni bamwe modili uriteguye abanza yiga ayige narangiza tumukubite ikizami uriteguye mbere natagitsinda abura umugore. Ministeri y'umuryango nabonye n'ubundi butumwa buyireba hari ibintu nabonye abantu benshi bakomeza gukomanta nk'ibi Bugesera ryatsinda ryongera iragaruka ntarabazanira abandi Romeo ngo afite abandi kugira ngo abo bantu basunika Simbabara uretse ko habayeho akanini k'umuriro kuko bajyana mu mashuri bakabasubizayo wagize ngo wakemuye ikibazo mu mizi bashwe no gukemura umuriro gusa watse ukazimya ibishara ariko munsi urabona umwana iyo urimo kujyana kwa muganga ikintu cya mbere umuhana kanini uretse uri kuvugana no kubura hasigaye icyo bita umunyotwe ni iki umunyotwe akariro gake karimo munsi nyine yego aho ngaho rero nubundi nyuma oya ni ivura ishyushye nyuma y'igihe rero ivura ishyushye munsi y'ivura ishyushye niho haba ari umunyotwe noneho sasa uko akayaga kagenda gahuhaho gake gake niko ryavu bisa nkaho bari kwegera umuriro ugenda ukura uko ugaruka rero niko babana n'ubundi bongera kugaruka amasanga ubwo n'ubundi niba bavuze ko bafasha abana ngo babaga muri iryo tsinda rya Sunika Simbabara 10 mu 2025 ubwo 2025 birashira nk'amezi 3 baba umukwabo buri munsi abantu bagira ngo byaracogoye. Ministeri ze nyiyobore nyijyana ahantu yewe uyiyobore biragoye rwose rero umunyamategeko bazanye bayobore njye kubereka ahantu umuryango wabo uri umunyamategeko witwa Maître Nyembo mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyitwa Igihe aho bagaruka kuri raporo n'ubundi urwego rw'ubucamanza mu Rwanda iyi raporo y'umwaka 2024-2025 yerekana ko haburanishijwe imanza 2374 z'abashakanye basaba gutandukana ngo gusa ikigeza zagabanutse imanza 2674 z'abashakanye basaba gutandukana zikaba zaragabanutseho imibare iri munsi gato y'150 kuko zari zavuye ku mibare 2833 niba wibuka neza ryo ryo masengesho umukuru w'igihugu abaza abantu ati ni gute abantu babiri bundi kubana bibananira undi nicyo bashingiraho muri iyi nkuru ni gute abantu babiri bibananira nyine sundi abantu babiri bakuze bakwiye kunanirwa kubana ubundi se kuki babana ubundi mwebwe mufite abagore n'abafite abagabo ni mwatubwiye ubundi se kuki babana aho ngewe na Shadadi ya Feri nitwayivangamo hakenewe kambodire baha barumeo natwe tukabanza tukakiga tukareba koko niba icyo kizami twagishobora ubundi kuki ubundi babana ariko hari ikintu njya mvuga hari abagabo bamwe bubatse batajya batubera urugero rwiza gute se urugero tanga urugero hari abagabo nyine ubu baruzi ko umuntu ari umugabo ari umuntu w'umugabo mbese ariko wareba ibintu akora ukabona wewe umusore nturanabikora avuga ati bya bintu yewe ubona ari iki mu mboni zawe umuntu mukuru hano mu kiganiro ntabwo ikibazo uretse nka kwibariza nembaza nk'umuntu mukuru hano mu kiganiro ubona ari iyihe mpamvu itera gatanya ntabwo rega abantu mubona batandukana nka 90% ntabwo babanye
kubana gute? Kubana ntabwo babanye, ntabwo bakundanye, ntabwo babana, ntabwo babanye. Uko impamvu yo kubana ishingiye ku rukundo. Urukundo. Ariko muri iyi minsi ntabwo abantu bakundana, barahararana, umuntu akorera undi mibare, abantu bari kuri pressure yo kurongorwa kandi bakarongorwa kuri rwego runaka yarongoweho cyangwa yarongoyeho. Icya kabiri, kwipasa muremure. Imiryango y'uyu munsi ntikigira ababyeyi. Yego. Ubundi buriya nicyo perezida yabazaga ati ese abana twashyingiye turabakurikira. Ko umwana ahora ari umwana n'ubundi mu maso y'umubyeyi. Icyo biba bisaba niki? Abantu baraje bavuga batabagira. Nuza kureba uraza gusanga nk'abatandukana, ahubwo abenshi babafite. Kuko utamufite nawe afite uwo yita umukuru. Utamufite afite marene wo muri batisimu, twese turi abanyamadini. Udafite marene wo muri batisimu afite pasiteri cyangwa padiri. Udafite abo ngabo, sibyo, afite umutima ukomeretse ariko ukomeye. Yirwanaho akimenyera ibibazo. Kuko isi nyine dutwaza igitugu, hari byinshi bihari. Ariko ikintu kirimo gitangaje, nonaha Shadadi agiye kurongora umukobwa. Yego. Atazi iwabo batamenyanye, nta muntu n'umwe umuzi. Ni Shadadi uzi umuntu witwa Aisha, bahuriye hano, Shadadi akora hano, akajya ahura nawe Aisha avuye ku musigiti hano hirya acuruza inkweto hano. Bukacya akambwira ati ngiye kurongorwa, nkava ahangaha imvura yose. Hanyuma se buriya Shadadi kurongora Aisha yarabanje kujya murongora, biriya byo nibiri mu biteza ingaruka. Ibyo biraza kuza nyuma. Impamvu icyo ngicyo nta kigize impamvu ikomeye, nuko igihe Shadadi arimo gutereta Aisha, Aisha araza kubwira mukuru we ati umuntu witwa Shadadi ukora aha kuri televiziyo, ati niwe dukundana. Ati iwabo se nihe? Ati ni mu Ruhango. Ati yambwiye ko batuyana. Ati aho se siho ntuza atuye, twibuka tantine wacu warongowe yo utuye aha, reka tuzasure tantine tumenye iwabo wa Shadadi. Abantu barimo barashaka kumenya Shadadi. Yego. Ntabwo bazi Shadadi ukora hano niba ataravuye iwawe. Cyane. Ntabwo bazi Shadadi ukora hano niba atari igisambo kigenda buri munsi. Ntabwo bazi Shadadi, ntabwo bazi uriya mukobwa ucuruza inkweto niba atava hano akajyana n'umugabo Dubai, bakararana mu gitondo umugabo akamurangurira. Twe tukabona ngo ni umucuruzi wagiye Dubai. Shadadi ngo yabonye umukobwa uzi gukora, atazi ko yabonye umukobwa wicuruza Dubai. None se ibyo twabimenya gute? Umuryango abantu baraganira, mukamenyana. Ikibazo nonaha ingo dufite zishingiye ku kimero, uko umukobwa agaragara, uko inzobe yaka, ubwiza nyine, uko imisatsi yaguye inyuma, n'ikofi y'umuhungu k'ibyimbye, uko amafaranga y'umusore angana. Izo ni zo gongo dufite. None se ko ari nka business, iyo muhombye murataha. Ingo zacu ngwiyo ngo ni nka business, umwacaho akadekarara igihombo akagenda. Urumva uyu niba yakundaga umugore ucuruza, niba mara kubana akamenya ko adacuruza ngo yunguka, ahubwo ajyana n'abagabo bamurangurira, ubwo se ntahombye, haradekarara igihombo cyane rwose. Uyu niba yahuraga n'umusore wambaye agakote wikwikiye akamuga tukora iki, ati nkora mu mujyi, wowe nkora mu mujyi hariya ku posta ndavunja, kandi wenda ari umuntu utuburira bazanye amadolari akabaha ibipapuro. Niba mufata cyangwa hakaba hari icyawe umugore akabona baje kumubaza bati tuje kugusaka ikizi, ati turebe niba hari ibyo yazanye, bagasaka bakamutera hejuru bakakujyana imageragere, proje irarangiye, bipfuye. Ariko iyo ari umugabo washatse, iyo ari umugore washatse, imiryango iziranye, barabajije ni mwene nde, nubwo mu Kinyarwanda ababyeyi bose baba batakiriho, ariko hari famiye akomokamo, hari umuryango ukomeza ukibuka. Rega nk'uko mujya mubona kuri za invitation muri bwa butumira bubwira ati umuryango wa kanaka uhagarariwe na, urumva uwo munyakwigendera nta uhari, ariko afite ahagarariye. Ariko ubu mu bukwe dukodesha usaba, yego, tugakodesha MC, marene akaba n'ufite taye nziza cyane, pare mukaba ari uwo muziranye kuko afite imodoka zagutiza, hari mu musangira byeri cyangwa musangira byeri, kandi nta bushuti bundi. Hari n'igihe aba ari we waguhaye uwo mugore,
hari n'igihe aba yaraguhaga pasi ari we waguhaye uwo mukobwa kandi uwo mugore agushyingiye ari we wamuteye iyo nda wibwira ko ari yawe mukajya kubana mwamara kugera mu rugo iyo tugiye gusaba tugasaba kuri sare kuri tente tugasezeranira kuri tente tugakora reception kuri tente tugatwikurira kuri tente ba bakecuru bacu mwakubise mu tubisi imvura igwa mukongera mukatubarundamo tugataha mukabasubiza iyo mwabakuye bakabasiga kuri tente irebere nta mubyeyi n'umuzi urugo umwana atashyemo nubwo yaba ari gato yo mu muheno ngo ageremo nk'umugisha wa kibyeyi asenga imana ye sinzi iyo ariyo natanasenga imana aganira ati rero shaho uzaba umugabo dore muri mu nzu y'ibyumba 2 na saro genda ukore cyane kandi uzite ku mugore n'uburyo umugore iyo ukennye ariko ukamukunda ukagira ucyubaho kuko arimo ararebesha amaso aho agusize ntacyo ari bukugire yagusize mu matara yaka muri tente wakodesheje Remera uragira ngo zakubwire wazamuhamagaye ati se mwana wanjye ngo nshaka kugusura ngo nsigaye ntuyinyumiye gikomero oya gikomero ntacyo gikomero burya umubyeyi yagusangayo umubyeyi ugusanga muri gereza aho ugusanga mu bitaro aho ntatagusanga nta umubyeyi atagusanga ahubwo ikibazo oya nyine ikibazo ni ukuwusiga muri ya tente nziza ya Kamatara ejo ndakazakubwira ngo iyo ngiyo nta nicyo bitwaye umubyeyi ahubwo ikindi kizonga umubyeyi umubyeyi baramubwira bati umwana akabwira umwana tuzanyohereza itike nkusure uyu akabaho bakabyara umwana wa mbere bakabyara uwa kabiri atarorohereza itike ngo ababyeyi bamusure cyane batazi naho dutuye urwo rugo suragira ngo ntabwo byakunda cyangwa inshuti n'abandi ngo bazi ngo nibyo murakoze cyane ubwo abwirwa benshi akumva beneyo abantu bajye babanza gutekereza gushaka Karori ngo rwacitse yambutse hano ariko ngo harimo ibihangano ngo igihangano cyaciwe n'igihangano cyabaye ahubwo nakubonye ukibyinnye ngezwe bakikubwirije da bakikubyinishije ako n'ubwenge buhangano by ni AI nyine nikirimo imbyinishya ntabwo ndakibona hacyuze ujya kuri Twitter ushaka umuntu witwa Tito niwe nshyizeho yabazaga nawe ibintu wabazaga ati se Scovia niwe uri kubyina nyirizina ati cyangwa ariko minisiteri y'umuryango ikwiye kureba kiriya gihangano niba wamagana ubutumwa burimo nk'uko abantu bari kubivuga hari ubutumwa nabonye n'abana bari kwibyina ni iri hiti ariko reka ngubwire muri iyi minsi n'ubundi amasaha ya kibarabaswa nk'uko umuhanzi yigeze kubivuga witwa Diplomate niyo yamamazwa kuko ya masaha y'agashinge ntabwo wabona indi yamamaza zo zirigurisha mugire vuba muri diplomasi hano ibintu ndabona byabaye byinshi nta bindi tuzaniye twigendere ese uzi ko ubundi iyo ndirimbo ntayazi tuvuge ko utaratambuka bari kwicura nshaka kuba nzi ko ari ariko ntaramenya ngo ni iyihe indirimbo yitwa ngo aragitosa ijambo ubwaryo ntirigoye hashobora kugora amagambo ibisobanuro n'ubundi ibisobanuro nibyo bigoranye uko wumva iryo jambo rero n'ibirimo imbere ntawe bitandukaniye biraza kugorana n'ibirimo aho ngaho ni kwa kundi n'ubundi bisaba ariko urumva ntabwo twajya kuba nka hari umuminisitiri mu gihugu kimwe nigeze kubona ubwo ngubwo ntekereza ko hari igihe abahanzi burya batwarwa n'ibirimo kuba kandi ntihagire umuntu wataka uwo mwana cyangwa uwo mukobwa sinzi niba ari umuhungu niba ari umukobwa cyangwa umugabo kubera ko dutuye mu isi imeze ityo ejo bundi ndi mu mushyikirano nibyo nabwiraga perezida wa repubulika n'abayobozi bari bahari ndababwira nti turi mu isi aho umuntu atukana agahabwa platform turi mu isi y'aho umuntu avuga ibintu biteye isoni byandagaza abantu akitwa umusitari cyane agaca ahantu hatandukanye akaba ari ku byapa yamamaza agahabwa ibyapa byo kwamamaza niba kuba umuntu udashobotse uvuga amagambo y'urukozasoni biguha umwanya wo kuba umusitari no kwamamaza ukinjiza amafaranga ngewe ndinde wo kutamera nk'uwo ngo nanjye mbone amafaranga kandi dufite abantu bashinzwe kugenza ibyaha dufite abakwiye kurinda umuryango mu gihe cyose umuryango ucyandagaye buri wese aza akawukoresha icyo ashaka ntimuze kwifata ngo mwishamikire ku muntu umwe hamwe ahubwo reka turebe akagaka terebye Tito hano ngiye kumurega kuri RIB ashwi ntabwo ari ntabwo ari we yashenye oya Tito niwe wamamaje ubu Tito uragiye oya Tito mwitegura urubanza rwanjye na Tito uri kureba ubyina wowe uza kumva ibyo uri kubyina oya ndahera kukubyina icyambere hari uwabikoze Tito rero we kuko azi ko following n'abantu benshi arabyamamaza Tito ubu ndakurese
ariko rero usibye ubwo sharing ubyina se izi mbaraga mbaye nzifite arizo mbyinisha cyakora uzi ikintu iyi niyo bita AI ubundi iyo niyo ya nyayo ndabona ngewe kameze nabi cyane aka kantu ndakemeye so ntari nakabonye ewe reka tugende